ndananiwe nyine so ndikumva ntago meze neza nyine tu bimwe mu mashusho mwagiye mubona asakazwa kuri social media abe kuri Instagram, TikTok, bimwe mu byo mwagiye mubona nibyo bitumye nzana imbere ya kamera wambaye bonete ngo kuba wambaye umupira ngo urasa nk'umuntu umaze kuryamana n'undi muranyandagaza cyane nk'abanyarwanda mwe kuvuga kuri njyewe mwabasha kubinyuramo bikarangira. Ako se kino gihe niba mwafashe umuntu ntazi nazana avuye mukamushyira hanze ngo Roxanne itabi ni gute ndibuze explaininga ku babyeyi banyu ni gute guys? Nyuma y'ibintu byambayeho, nyuma y'amatiku, nyuma ya saga, nyuma ya buri kimwe cyose byambaye kuri social media, ntabwo ndinjije yo kujya mu kabari ngo nkafata amafiri nkashyira ku munwa wanjye. Ki post mwayipostinze kwa kabiri yamamagaye mu masaha n'ijoro arabanza arambwira ngo nagukumbuye ijwi ryanjye. Actually, ufite wandaye we. Beach, I'm talking to you. You talk to whose beach? Whose beach? Telling people ngo utegeka umuntu. Wowe ntabwo nzanye nagomba kuza kureba. Utegeka umuntu ngo banane n'abandi kandi araje kureba. None se nitegeko kubonana nawe? Baryamaniye muri toilette zo muri paddock. Umukobwa uri too old. And then nawe nambyuti nukuri kwimana musore uyu muntu wa posting simuzi sinzi n'uwari ndakwinginze bari usubira video rimwe yanyicira izina ryanjye kuko yitara aba trend ubwo yatinze kunsubiza anonomera agira kuri platforms ziwe yari atarayaploadinga kuri Instagram yaploadinze kuri TikTok gusa. Aya magambo nayamubwiye yansubije ninjoro nko mu masaa 6 ngo nabyo nari nabonye arangije yandikira umuhungu niba ari bita ngo Lodi niba ari Lodi Rwanda I don't know gusa ushobora kuba uri blogger nawe ukiri hasi ukizamuka ntawe nzi ukuntu bimeze iriye. Uyu muhungu bita ngo Nganje Vision niwe yabanje aramubwira ngo mwana ngo nabonye umwana abandi namuteje abantu ngo reka ndekere pe boherezanya amafoto ko ari babiri agaragaza uko uwo mukobwa atari njyewe ayo ngaya ari viewers. Umuhungu arambwira ati wayisibye mwana ko nanjye nayisibye ko ngiye kuyisiba. Undi aramubwira ngo ntabwo byakunda uwo bita ngo Lodi Rwanda ngo no aramubwira ati wayisibye akiberaho aramwihorera ngo ndagaswingingi. Undi aramubwira ngo yihangane pe undi aramubwira ngo ni hatari. Video ntazi ngo bishyuwe gute ntazi ngo byagenze akenshi mba nambaye net pe nagaruko ndwaye amaso cyangwa se ngariki ahubwo ubusanzwe ngiyewe ngira inkovu hano ku maso yanjye sinzi naho muri no kwirara mujya munayibona mu video menshi cyane ngiyewe ngira inkovu yo ku maso yanjye nagasimba kandiye badia akavuga ukuntu atagira aho aba atagira icyarya arara mu kabari kandi uko turi and then niba ndibuze kubeshya hano hantu dumbaze kuza avuge ko ndimo ndabeshya.